diru mbazaniye noneho muri ya gahunda yacu ya tura cyangwa gira iwawe ku mafaranga make twazanye muri Gisenyi komisiyoneri. Aha hantu hafite ubuso 250, ni mudugudu w'Isangano mu kagari ka Rukoko. Hari icyangombwa cyaho ku buryo twahita dukora mitasiyo aka kanya. Gahunda ya gira iwawe turayikomeje na Gisenyi komisiyoneri. Murabona hariya uriya mugabo ahagaze, natambike agarukire ku rundi rubibi. Hariya hose aracyari mu buso bw'ikibanza. Gukomeza ukaza hano imbere yanjye, aha hari fosi bacukuye. Aha hantu harimo amabuye ku buryo wahita ukomerezaho kubaka. Fondasiyo irimo nta kibazo. Aha hantu ushobora kuhashyira inzu y'ibyumba 3 na salo, dushe na toilette ebyiri mu nzu ndetse n'igikoni cyo mu nzu. Hanyuma no hanze hagasigara ubundi buso washyiramo toilette ndetse n'igikoni byo hanze, ugasigarana parikingi y'imodoka imwe. Aha hantu ubwo buso aba ari mugari cyane, niyo mpamvu aya ari amahirwe mbazaniye banyarwanda. Wicika rero, ngwino mu ba mbere bane ahantu heza kandi ku giciro gitoya cyane. Murabona umudugudu ukuntu hubatse, hasanzwe hatuwe ku mafaranga make. Ngwino mu ba mbere batakujyana aha hantu, ni miliyoni 4 zifunze nyirayo ashaka kuri konti. Turabakunda cyane, ni Gisenyi komisiyoneri, tugenda tubagezaho ibibanza bya make. Muri iyi minsi turi mu bibanza bya make. Ibihe byiza.